impanuka icyo nkoze ndayirokotse naringiye mwana ni kwa kundi Imana ibifite nk'abantu umugambi kabisa naringiye n'ukuri kw'Imana nje maze nk'iminota nk'ibiri naguye igihumure imodoka nta nubwo nzi ukuntu yageze ahangaha yafatira ingonze bayijyanye muri jande tugonganye we ayisagwa muri brodire ariko kubw'amahirwe nta muntu upfuye n'umwe ariko ebana ngenguye igihumure naringagaye. Ndagushimiye udukurikira impande zitandukanye z'igihugu ikaze kuri Ndigi News. Umunyarwenya mukunda muri benshi kandi mu gikundo wamenyekanye cyane muri sinema nyarwanda by'umwihariko muri comedy, Abdul Karim wamenyekanye ku izina rya Buri Kantu mu ijoro ryashize akaba yakoze impanuka iteye ubwoba ubwo yari atwaye imodoka arimo arataha ku masaha y'isa 12 ashyira saa moya akaba yagonganye n'indi vatiri yazamukaga. Ni impanuka yabaye gusa ariko ntawe hasize ubuzima. Abdul Karim avuga ko ari Imana yakinze akaboko kuko uburyo imodoka yangiritse ndakeka nawe uburyo urimo kuyibona muri video. Urabona ko ni imodoka yangiritse ku buryo bukabije ariko Imana yakinze akaboko. Abdul Karim avuga ko yahise agwa muri gorodire gusa nta bupfuye imodoka zabo zangiritse. Buri Kantu arahamya ko ari Imana ikinze akaboko ku mugoroba washize tariki 22 Ukwakira umwaka wa 2025 mu ijoro ryashize. Umunyarwenya akaba n'umuhanzi Abdul Karim wamenyekanye ku izina rya Buri Kantu arokotse impanuka iteye ubwoba. Ni impanuka yabereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro ahazwi nka Niboye, aho imodoka yaratwaye yagonganye n'indi imodoka yararimo yangiritse ku buryo bukabije. Ubu ngubu ikaba yajyanywe mu garage. Abdul Karim ubarizwa mu itsinda rya Buri Kantu na Buri Nguni. Iri ni itsinda rikunzwe cyane hano mu Rwanda yaba ku ndirimbo bakora ndetse na comedy. Avuga ko ari Imana yahabaye ndetse ari Imana ikimufiteho umugambi kuko uburyo byagenze nawe ntabyiyumvisha ko akiri muzima. Byamuteye ubwoba ibaze ko yamaze amasaha arenga 2 ataramenya ibibaye ndetse ataramenya ahari. Gusa kubw'Imana yaje kubaho ndetse Imana yakinze akaboko. Imana yamweretse uyu Buri Kantu wamenyekanye hano mu Rwanda akorana n'uwitwa Buri Nguni. Ni umwe mu bajene cyane bari kwigarurira imitima ya bamwe mu batuye u Rwanda ndetse n'abo hanze yarwo. Buri Kantu avuga ko ntihashimwe Imana ihabaye kuko yataba Imana ntago byari gukunda ko arokoka iyi mpanuka. Gusa kubw'Imana ikimufiteho umugambi ndetse kubw'Imana ivuga ati Buri Kantu nagomba twihera ibye yibereyeho impanuka ntacyo yamutwaye. Ubu abaye karusimbutse ararusimbutse koko. Ndagushimiyeho twabanye naho ukigera kuri channel yacu ya YouTube bwa mbere ndagusaba ukanda subscribe ugakora share ndetse na comment. Gusa Buri Kantu tumubwira ati pole sana bibaho gusa kubw'Imana bizakunda kandi yakoze ibi izakora n'ibindi. Imana igukijije impanuka izakurinda n'ibindi. Yaba ari kumwe na Ndigi nk'ibisanzwe umwana ubikora ubikunze umwana w'umushi